Imbere hari abasirikare benshi cyane bari ku mafarashi. Buri musirikare muri abo 50 yari ku ifarashi ye bwite, afite n'intwaro zirimo imyambi, umuheto, inkota n'amacumu. Abo nabari bari kugenda imbere y'umuhungu w'umwami warahagana inyuma. Umuhungu w'umwami we yari yicaye mu igare rikororwa n'amafarashi, ari kumwe n'umusirikare wari ukomeye kuruta abandi, akaba ari inshuti ye magara. Umwana w'umwami yitwaga Zeri. Inyuma ye hari abasirikare 6 nabo bari ku mafarashi. Abo nabo bari bazi kurwana bihebuje, bakaba bari inyuma mu rwego rwo kuba batabara mu gihe bagize igituruka inyuma. Bari bavuye mu gihugu cyabo bakataje bagiye kureba umukobwa w'umwami wo muri icyo gihugu cya Kitani. Kitani yari umwami w'icyo gihugu, nacyo kikaba cyaritwaga Kitani. Yari afite umukobwa mwiza cyane witwaga Kolete, yaremeye kumushyingira umuhungu w'umwami Hiroshi uyoboraga igihugu cya Hiroshi, kuko bose biterwaga ibihugu bayoboye. Zeri umuhungu wa Hiroshi n'ingabo ze bari bagiye kwirebera uwo mukobwa. Bageze ku mupaka w'igihugu cya Kitani, kuko bagenderaga ku mafarashi ya cyami, nabo bambaye imyenda ya cyami, hagati harimo igikomangoma Zeri, kandi ayo makuru akaba yarazwi ko bari buhanyure, barabareka barikomereza. Bakomeje kugenda banyura mu nzira bari bizeye ko ariko bageze ibwami kwa Kitani mu buryo bworoshye. Wari umuhanda mugari wari uciye hagati mu musozi. Uwo musozi wari muremure, nta muntu utuyeho, ari ibisambu gusa. Muri iyo minsi hagwaga imvura nyinshi cyane, ariko yari itangiye kugabanuka, akazuba kari kuva mu minsi nk'itatu kikurikiranye. Nyamara amazi ntiyari yagakamutse neza mu butaka, yari yaragiyemo bihagije, ku buryo mu kwezi kwari gushize imvura yagwaga buri munsi. Zeri n'abasirikare be bari bagiye ku munsi babonaga ko ari mwiza, mu kirere hasa neza, bigaragara ko bari bugereho nta mvura iguye, kandi kuko bari bageze aho kwinjira muri icyo gihugu itaragwa. Kuko bari bageze muri Kitani, bakomeje kugenda bagana imbere, banyura mu muhanda wari mugari unyuze hagati mu musozi. Mu kugenda ku muvuduko wo hejuru, abasirikare 3 bagendaga baganira bavuga ku misozi myiza yo muri icyo gihugu no ku matsiko bari bafite yo kureba uwo mukobwa Kolete wa Kitani. Bari bafite amatsiko yo kureba uko hasa, bakagereranya n'ibwami aho bari baturutse. Ibyari bibajyanye ntibyari kureba umukobwa gusa, bumvaga bameze nk'abagiye mu rugendo shuri, bagiye mu butembere. Bari babyishimiye, bigatuma b'imbere barushaho kunyaruka kugira ngo abandi nabo bafatireho bagere ibwami hakiri kare. Mu kugenda biruka hagati muri uwo musozi mu bihe by'imvura, wa musozi bari bariho waratengutse. Yari inkangu nini cyane yari iturutse ruguru, itewe n'imirindi y'abo basirikare bagendaga ku mafarashi, bahetse impano nyinshi cyane bari bashyiriye umwami Kitani. Ukongeraho ko nyine imvura yari imaze iminsi myinshi igwa, ubutaka bwarasomye. Umusozi waregutse utwikira bari bari imbere bose, hamwe n'amafarashi yabo n'ibyo bari bafite byose. Imbere ya Zeri umuhungu w'umwami Hiroshi hari hasigaye nka 2, nabo babona ruguru inkanga igiye kwibika hejuru yabo. Umwana w'umwami yagendaga mu igare ryari rifite amapine akomeye, ryarakozwe mu biti bikomeye, riziritse ku mafarashi 2. Iminyururu yari iziritse ku mafarashi, ikazirika no kuri ayo magare. Babasirikare bari bari inyuma, babonye ko amafarashi yirukaga kandi imbere hari gutenguka. Abandi bari kurengerwa n'itaka ryavaga ruguru, basakuza basaba umwami n'umusirikare w'inshuti ye yitwaga Yashiri gukurura cyane iminyururu, amafarashi agahagarara. Ariko yanze guhita ahagarara kuko yari afite ubwoba, ameze nk'ashaka gusimbuka hejuru cyane. Abasirikare b'inyuma nka 2 bongeye agatege, basimbuka ku igare rya Zeri babafasha gukurura iminyururu. Babasirikare bari bari imbere nabo barabibonye, babona ko umwana w'umwami ashobora gutengukirwa, bakata amafarashi ngo baze guca iminyururu. Inkangu yahise bakubita epfo, umwana w'umwami asigara inyuma aho bamufashaga gukurura amafarashi. Kubw'amahirwe yarahagaze, ariko abari bari imbere bose barapfa. Nawe haburaga gato, kurokoka kwe yabifashe nk'igitangaza. Yaribajije ati, "Nukunda umwana w'umwami cyangwa hari indi mpamvu itumye ndakoka?" Mu by'ukuri naho byari bihuriye nuko abasirikare be bari bamurinze, ahubwo wenda byatewe nuko yari ari inyuma, ab'imbere bose bagahita batengukirwa. Abo basirikare biruka cyane basubije inyuma igare kugira ngo umusozi udatenguka n'inyuma bakisanga bapfuye. Hari hasigaye abasirikare 6 bari inyuma, Zeri na Yashiri bose bakaba 8. Bamaze gusubira inyuma biruka, babona umusore waruje wiruka aje kuramira abarokotse. Uwo musore yari umwe, byari bitangaje kubona aza wenyine. Ahantu bari bageze bagenda ni hari hatuwe cyane, hari ahantu hari inzira gusa yanyurwagamo, ariko n'abaturage batuye hafi aho. Uwo musore bahuye nawe yaje basanga bageze nko mu ntera metero 200 ngo bahure, asakuriza aho yaragize ati, "Nyagasani, ndaje ngo mbafashe icyo nshobora kubafasha." Zeri ati, "Abasirikare banjye bapfuye bashize, none urumva bamfasha iki?" Umusore ati, "Nyagasani, nitwa Daikiri, ndi hano ngo mbafashe mwese." Zeri yaramurebye araseka, gusa ntiyamusuzugura. Yaramubaje ati, "None se ugiye kudufasha iki?" Nawe ati, "Nimunkurikire mbajyane mu rugo mbaho kuruhukira, nimuze mushiki wanjye abiteho, abavomera amazi yo gukaraba, nimuze data abaho ibyo kunywa, mama basasire, mubanze kuruhuka. Nanjye ndatuma amakuru y'ibyababaye hamenyekana ibwami, niba hari ubufasha bari butange babubahe." Zeri yaramwenyura amubwira ati, "Ngwino wicare mu igare tujyane, utujyane iwanyu turuhuke, uze no kutwereka inzira twacamo yizewe tukagera ku mwami Kitani." Daikiri yaraje yicara mu igare yegera Zeri, bagenda baganira akantu ku kandi.
Ziri yarebye ukuntu umusore yari ameze, afite amaboko akomeye, amaguru nayo akomeye, abihuza n'ukuntu yari aje kubatabara yiruka cyane nk'ingeragere. Aramubaza ati ukora iki mu buzima busanzwe? Wigeze urwanirira umwami Kitani? Nawe ati sinigeze murwanirira kuko nta ntambara iheruka kuba, nitoje kurinda umuryango wanjye gusa. Nk'umusore wese hari ibyo nitoje mu kwirwanirira no kurwanirira abandi. Nawe ati ko waje wiruka cyane, niki cyakubwiye ko turi mu byago kandi se wajyaga he? Umusore ati mwanyuzeho mpagaze hakurya mbona ko muri ab'ibwami kwa Hiroshi, amadarapo yanyu turayazi, ikindi amafarashi yanyu yambaye nk'ayambariye urugamba, birigaragaza ko ari ay'ibwami. Njye rero numvise amafarashi asakuza cyane nza niruka ngo ndebe ikibaye. Ifarashi ihuye n'ibyago cyangwa iri mu rugamba ivuga bitandukanye n'ifarashi yishimye iri mu masiganwa. Zira turi umuhanga, ariko se ninde wakwigishije ibi byose? Nawe ati data yahoze ari umusirikare ukomeye cyane, ubu ntakibarizwa mu basirikare. Nk'umubyeyi wahoze ari umusirikare azi byinshi, nanjye yambwiye byinshi ku buryo muri njye meze nk'umusirikare nubwo nta rugamba nigeze ndwana. Data yahoze arwana mu ngabo z'imbere z'ibwami, aho intambara zirangiriye yiziye gutura muri iki cyaro aba aribwo atekereza ibyo gushinga umuryango. Zira ati bivuze ko yarwaniriye Kitani wa mbere? Nawe ati yego rwose, yarwaniriye se wa Kitani uyu nguyu uri ku ngoma. Nyuma y'iminota 20 bageze iwabo wa Daikiri. Bakigera ku marembo basanze isaha ahagaze. Zeri yari yisanzuye cyane avuga ati n'ubundi nari mpfuye nta mpamvu yo gukomeza ubuzima ngo nitware nk'igikomangoma. Yavugiye hirya ati umuze wamenye ute ko tuje hano? Nawe ati amafarashi agenda ndabyumva nkanamenya aho yerekeza, nahoze mbumva muza. Zeri yaribajije ati ubuse koko ibyo avuga nibyo? Yamusubirishije tugize ngo ikimuze. Nawe ati igikomangoma cyo mu bwami bwa Hiroshi sinari kubibarwa ko kije wanjye, ni karibu nyagasani. Binjiye mu marembo ko bari abasirikare 7 Ziri na Daikiri. Urugo rwabo rwari ruzengurutswe n'ibiti bikomeye aribyo bakoresheje uruzitiro. Amafarashi yabo bayasize mu mboga bahabwa ikaze mu nzu ngo baruhuke. Nubwo bwose ari mu bihe by'imvura, uwo munsi akazuba karavaga hasa neza hagaragara neza. Bakigera mu nzu, Daikiri yarababwiye ati ngiye gushaka umutware mubwire ibyabaye maze atume ibwami babibamenyeshe. Zirata ahubwo abasirikare banjye 2 nabo bafata amafarashi basubira ibwami bajye kubwira data ibibaye. Abo basirikare 2 bafashe amafarashi yabo basubira ibwami ngo bajyane inkuru y'uko ari habaye impanuka, abasirikare bose bagapfa gasigara Zeri n'abandi 7 gusa, kandi ko ari umuryango wo mu cyaro babaye bagiye kuruhukiramo. Daikiri nawe yafashe ifarashi y'umwe muri bo, muri abo bari basigaye mu nzu, yiruka agana ku mutware ngo ajye kumumenyesha ibibaye nawe agira icyo abikoraho. Umusaza yahamagaye umukobwa we ngo aze asuhuza abashyitsi. Uwo mukobwa yavuye mu cyumba cyo hakurya ya saro aza yitonze, bose baramureba. Zeri we yari ari kwitekereza ku basirikare b'inshuti ze bari bapfuye nta no kubashyingura, ari gutekereza kuri Colette bari kuzamushyingira, bituma atayagarira cyane uwo ngo wari uje ngo amwitegereza ako kanya. Nk'igikomangoma yari afite uko yitwara ku buryo arebaga umuntu mu buryo butatuma atekereza ko ari kumwitegereza cyane, ariko yarongera amureba tugurwa no kubona ukuntu yari mwiza bihebuje. Umukobwa yari mwiza cyane birenze uko ubwiza bw'abakobwa baba bumeze, we yari yihariye cyane bidasanzwe. Yaraje basuhuza mu cyubahiro, ageze kuri Zeri wari ukomeje kumwitegereza amusuhuza amwubashye kurushaho. Zeri yihagazeho arahindukira ngo gukomeza kumurangarira. Umukobwa yasubiye inyuma, Zeri yongera kumwitegereza, nabwo ibitekerezo bye biyobera ku miterere yari itangaje cyane. Iyo nshuro nawe yihagazeho arivugisha ati yego ni mwiza, ateye neza, ariko no mu cyaro iki gihugu nta wundi mukobwa wo muri cyo nigeze mbona, wasanga abakobwa bose ari beza. Kuba uyu yari umunyacyaro bivuze ko umukobwa w'umwami wari igitangaza. Colette we ni mwiza kurusha uyu byanga bikunda, sinjye uri burote mugezeho. Wa mukobwa yagarukanye ibyo kubakiriza, Zeri yongera kumureba noneho bahuza amaso. Muri we yagize akantu ko kuzengerera kuko n'ubwa mbere yarahuje amaso n'umukobwa mwiza bene ako kageni. Yumvise ahindutse nyamara akomeza kwishyiramo ko Colette wamurenzeho. Atarindiriye ko bamubaza izina, umukobwa yaribwirije ati nitwa Rihanna. Amaze kubibwira bose basigaye baririmba iryo zina mu mitwe yabo bati Rihanna. Babakirije icyo kunywa kiryoshye cyo mu cyaro, ziranezerwa bidasanzwe. Mu mutwe we hari hakomeje kugarukamo izina rya Rihanna na Colette gusa. Icyo kunywa babakirije cyari gisembuye, abasirikare bakomeje kukigotomera. Umusaza nawe atiganda yasabye umukobwa we gukomeza kubakira. Daikiri yageze igihe cyo kugaruka, 3 muri abo basirikare babasasiye baryamye kuko inzoga zari zamaze kubageramo, bari batangiye gusinda. Zeri ni wari wemeye ko biryamira kuko n'ubundi ntabwo yari afite ngo hari uwabatera akabarwanya. Ibyo bihugu byombi byari bibanye mu mahoro, icyari kibazanye cyari amahoro, bari baje kureba uko bakwagura umubano wabo. Daikiri yagarukanye n'abasirikare 6 bari boherejwe n'umutware. Abo ngabo bari kurara bafatanya n'abandi kurinda igikomangoma cyari kurara. Babanje kumusaba ko yajya kurara ku mutware, ababwira ko abasirikare be biryamiye bari kuruhuka, ko n'abatajya kwaruhukira kandi abo bamwakiriye ahari ameze neza. Daikiri yabonye ko Zeri atarananirwa, muzi iruhande bakomeza kuganira.
yari azi kuganira yisanzura ariko ntarengere, bituma Zari nawe inkuru zimubana nyinshi kandi ziramuryohana, ntiyatekereza ibyo kuryama cyane ko yari akiri ku manywa. Mu gihe bari bakomeje kuganira, Rihanna n'abasoje uturimo twose yaraje abicara iruhande, maze Daikera azamura inkuru zisekeje z'ibyaberaga mu mirimo yo muri icyo cyaro cyangwa mu gushwana kwabaga hagati y'aborozi. Zari nawe kwifata byaramunaniye araseka cyane, na Rihanna kwifata biranga aramwenyura araseka. Zari yabonye inseko ye agira igihunga mu nda aracubangana. Ni ubwa mbere yarabonye umukobwa useka, agaseka yakuyeho bikamubera. Mu mutwe atangiye kujya kuramutekerezaho cyane, gusa agakomeza kwibuka ko bakiri mu rugendo bataragera ku mukobwa w'umwami nyirizina uwo yaragiye kwirebera, igikomangoma Colette, uwo yatekerezaga ko warenze ubwiza kuri uwo mukobwa muri urwo rugo. Ni ukuvuga Rihanna akaba mushiki wa Daikira warindwanye ku rwego rwo hejuru, abikomoye kuri se wari umusirikare warwaniraga umwami Kitani wa mbere. Umugoroba wageze bakiganira, zirakomeza kwicara yumva inkuru zabo. Rihanna nawe yacishagamo akababwira inkuru zitandukanye, we akanamucira imigani miremire muri icyo gihugu. Zari yaramwenyuraga, agaseka, agatembagara, nawe atangira kubabwira imigani y'ibwami, ariko ikibazo kigakomeza kuba kimwe. Yaribazaga ati ese ko uyu mukobwa ari mwiza bihebuje, ibintu bye byose bikaba byankuruye, wowe ibwami we bimeze bite? Ese aho we nimubona sindi bugwe igihumure kubera ubwiza butangaje afite? Icya mbere, uyu mukobwa ahora mu mirima, undi agahora mu kwiyitaho. Uyu mukobwa ngo ni Rihanna abyuka kubura agateka, mu gihe umukobwa w'ibwami we bamutekera, ahubwo akabyuka yisiga asa neza. Yakomezaga kwibwira ati uko biri kose nawe umukobwa w'umwami, igikomangoma kazi Colette yahurira n'uyu mukobwa wo mu cyaro Rihanna. Ibwami barya neza, barara ahantu heza, bakoga amazi meza, bakisiga amavuta meza. Ibyo byose bimugeraho atavunitse, atakoze imirimo y'ingufu. Naho uyu nguyu we ni ubuzima bwo mu cyaro busanzwe. Gusa yagize kandi gatima arivugisha ati ariko se ko bashiki banjye bo batanganya nawe ubwiza kandi ari ibikomangomakazi. Nanone ati oya, kandi iki gihugu gifite umwihariko ku bakobwa, twe nta mukobwa wo mu cyaro wagira ubwiza nk'ubu, yewe n'abo mu mijyi ntabwo basa nka we. Bivuze ko ahubwo w'ibwami we nawe warenze cyane. Yiyumvishaga ko niba Rihanna ari mwiza, Colette warenze cyane bidasanzwe. Mu biganiro bagiranye ntiyigeze ahingutse ibyo kuba yaragiye ibwami ajyanywe no guhura n'igikomangomakazi, kandi kuba Rihanna yari mwiza yarabyiganirizaga mu mutima we ntagire uwabibwira. Baganiraga bari ahantu habiri, inyuma yabaga ari kumwe n'abayumva inkuru ziryoshye, ariko mu mutima ari kwiremamo intambara, yigisha impaka, yibaza kandi akanisubiza, agereranya ubwiza bwa Colette n'ubwa Rihanna. Kugira ngo bazaho muri icyo gihugu cya Kitani, byari byaraturutse ku mubano wa Kitani na Hiroshi. Mu myaka yari yarashize, se wa Hiroshi na se wa Kitani ntibari barigeze bumvikana na rimwe. Bahoraga mu ntambara z'urudaca, bakarwana kuva mu gitondo kugera mu kindi gitondo, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, bagahera muri Mutarama bakageza mu Kuboza bakiri mu rugamba. Ntibajyaga batora igihe cy'agahenge ngo bareke kurwana. Abasore bose bajyaga ku rugamba, kugira ubwo abenshi bapfuye hagasigara bakigereranyije n'abari bahari. Intambara ageze aho irakomera, bareka kurwanira mu bibaya bari barahisemo ko ari byo bibera mu rugamba. Muri icyo gihe intambara zabaga zisanzwe kandi zifite amategeko azigenga nk'aho ari umukino w'umupira w'amaguru mu kibuga, aho abakinnyi baba bakina, hari abasimbura, hakurya hakaba hari abafana bari mu gahinda kuko batsinzwe, cyangwa abandi bari mu byishimo kuko ikipe bafana yatsinze. Urugamba ntibarurwanaga uko biboneye ngo babe bakomeretsa n'abaturage. Batoranyaga ahantu hagari hadatuwe nko ku musozi cyangwa mu kibaya kinini, niho bahuriraga bakarwana uko babyumva. Hiroshi na Kitani, ibyo bihugu nabyo byari byarahisemo ikibaya. Bararwanaga ngo ingabo z'igihugu kimwe nizitsindwa, ikindi kizamanika amaboko, ubwami bumwe buyobora aho hose. Ubwami bwari gutsindwa bwari kuba abagaragu b'ubundi. Niyo ndahiro bari bafite mbere yo gutangira kurwana. Nta musirikare wari wemerewe kwinjira mu mudugudu ngo asahure cyangwa ngo atere abaturage, kuko byafatwaga nk'ubugwari. Urugamba rwaje kumara imyaka myinshi, bitewe no kubera uruhande rwari rufite imbaraga n'ubushishozi mu gutegura intambara. Iyo ntambara y'ubwumvikane yakomeje kwanga kurangira. Umwami Kitani wari icyo gihe asaba abasirikare be guca inyuma bakajya mu biturage by'ubwami bwa Hiroshi, bakica abantu, bagasahura, bakabatera ubwoba, ku buryo bari ku rugamba bagira ubwoba bakajya gutabara abaturage babo. Bari babatangatanze, barenze ku mategeko, bashaka gutsinda binyuze mu gusenya no gutera ubwoba abaturage. Icyo gihe intambara yakwiriye igihugu cyose, abaturage batangira guhunga, abenshi bafatwa ku ngufu kandi bakicwa, ibiraro by'amatungo n'imirima biratwikwa. Ubwami bwa Kitani bwari bukomeye cyane, bushaka kurimbura burundu ubwami bwa Hiroshi nabwo butari bworoshye, bwari bukomeye bidasanzwe. Abasirikare ba Kitani batangatanze igihugu cya Hiroshi, bakomeza kwica abaturage. Hiroshi nawe utari woroshye yirwanaho ndetse arabanesha, abirukana mu gihugu cye. Haciyemo umwaka umwe w'agahenge, urangiye urugamba rwongera gutangira bundi bushya, ariko rukurikije amabwiriza. Muri urwo rugamba rwa nyuma, umwami Hiroshi yasabye kurwana na Kitani ubwabo. Uwatsinda undi, abasirikare be bakayamanika, intambara zigahagarara. Urwo rugamba barushyize mu byumweru bitatu, babanza kubitangariza ibihugu byombi.
Ku munsi nyirizina urugamba rwarabaye, abaturage ku mpande zose baza gushyigikira umwami wabo. Icyo gihe mu maso y'abaturage abami bombi barikuriye amacumu rimwe, buri cumu ry'umwe ryinjira mu ruhanga rw'undi, bose baguriye hasi icyarimwe bapfira rimwe. Abasirikare bahise basubiranamo mu gihe bararwanaga. Abandi basirikare kuri buri ruhande bacikana abana b'abami bari bagiye gusimbura abo bari baguye mu rugamba. Nubwo bavuga ko bari abana kuri base, nabo bari barashinze imiryango. Abo bami bari bapfuye bari bakuru mu myaka, abana babo b'imfura barakuze bafite imiryango n'abana. Abo ni Hiroshi wimitswe akagirwa umwami mu cyimbo cya se Hiroshi wa mbere, dore ko bahererekanyaga izina. Ayo mazina ari ay'abami bose bazayobora. Uwo Hiroshi wari ugiyeho yari afite umuhungu witwaga Zeri, ari nawe yari yohereje Kitani. Ku ruhande rw'abandi, Kitani nawe yagizwe umwami, akaba yari afite umukobwa witwaga Korete, ari we ari igikomangomakazi Zeri yari agiye kureba. Nyuma yo kubagira abami bihuse, urugamba rwo rwarakomeje, abasirikare bakomeza gusubiranamo. Hiroshi na Kitani byarabatunguye ukuntu bagize igitekerezo kimwe, buri ruhande rukohereza intumwa ku mwami wundi. Buri mwami yari yatumye kuri mugenzi we ngo bahagarike intambara. Kitani yabwiye izo ntumwa ati, nimugende mubwire umwami wanyu ko intumwa zanjye zitari zizi ibyo yabatumyeho, twese twahurije ku gitekerezo kimwe. Nanjye nifuzaga ko duhagarika imirwano, none nawe nibyo yifuza. Mumubwire ategura umunsi wo guhagarika intambara. Nyuma y'iminsi 8 boherezanyije intumwa, ubwabo barihuriye. Uwo munsi urugamba rwarahagaze, abasirikare bahagarika kurwana. Kitani na Hiroshi bagiranye amasezerano y'amahoro. Bose bari bakiri bato mu myaka, biborohera guhita bahuza ndetse bumva bahindutse inshuti. Biyumvanyemo bidasanzwe, bicuza ko bari barakomeje kurwana. Hiroshi yari afite umuhungu, Kitani amubonye aramubwira ati, umukobwa wanjye ajya kungana n'umuhungu wawe. Hiroshi ati, byaba byiza bari mu kigero kimwe, bishoboka twazanabashyingira. Kugira ngo bakomeze ubucuti bari batangije, bagire umubano urambye, bemeranyije ko abana babo bazabana. Zeri ari kuzabana na Korete, ibyo bikazatuma ubwami bwabo bubaho iteka batarwana, kuko bari kuzaba barashyingiranye. Bamaze kubyemeza, Kitani arataha, amahoro agaruka mu bihugu byombi. Uko imyaka yagendaga ishira, niko abana bakuraga. Bamaze kugera mu myaka yo gushaka, abami bombi bongeye guhura baraganira. Banzuye ko Zeri afata urugendo akajyana n'abasirikare bo kumugenda imbere n'inyuma, bakajya muri Kitani agahura n'umukunzi we. Kitani yateguye uwo munsi bikomeye kuko yarategereje umukwe n'abari bamuherekeje. Umukobwa we yari agiye guhuzwa n'uzaba umugabo we. Aho kwa Liyana byageze 7:15 z'ijoro, ibitotsi biramufata, maze Liyana amufata ukuboko amujyana ku buriri bari bamuteguriye. Icyatumye amufata ukuboko nuko yari yakomeje kwinywera inzoga zikamugeramo. Yaramutwaye amugeza ku buriri, aramusegura, aramworosa, amureba mu maso, aramupepera, aramwenyura, aramubwira ati, nyagasani murare neza, Imana ibabe hafi muri iri joro. Iryo joro umusore yari yarota igikomangomakazi, ariko kuko atari yakamubonye na rimwe, mu ishusho y'akazamo Liyana. Yarotaga ari kumwe n'umukobwa mwiza Korete, ariko akamubona mu ishusho ya Liyana bari mu misozi, bari mu bihanamanga. Abasirikare b'ibihugu byombi babarakariye bashaka kubica, akabona n'abandi basirikare b'intwari uruhande rwabo biteguye kubarwanirira. Yaratekerezaga akivugisha ati, ubwiza bwa Liyana bukubye 7 ubwiza bw'abakobwa b'iwacu biteranyirije hamwe. Ibwami kwa Kitani bari bamenye ibyago abasirikare ba Zeri bari bahuye nabyo. Yanamenye ko umutwari yabaye abasirikare ubwo kumurinda, nubwo bwose naho ari kumurwanya. Kuri uwo munsi yari yasabye ko ibwami imyiteguro yikuba nka 3, igikomangomakazi kikitabwaho bya nyabyo, ku buryo Zeri wari ufite agahinda ko gupfusha abasirikare be, ariko umubona agahita areka gutekereza ku bindi. Bamuteguriye icyumba cyo kuraramo cyiza, byari biteganyijwe ko cyari gusazwa n'igikomangomakazi. Banabateguriye divayi iryoshye kuruta izindi zose bari bafite ibwami, amasuku yongera gukorwa, ndetse abaririmbyi n'ababyinnyi basabwa kwitoza kurushaho. Ku munsi nyirizina uwo bari kuhagereraho, Korete yabyutse bamusiga ibirungo, bamusize amavuta meza cyane ahumura, bamutera umubavu ku myenda y'ibiciro yari yambitswe. Bari bamwambitse ikanzu irimo amabara y'ubururu n'umutuku muke. Abakobwa bari bamwicaye iruhande bamuhanaguraga buri kanya, bakumva atari guhumura cyane bakongera kumutera undi mubavu. Bifuzaga ko Zeri akimubona ahita asaba ko ubukwe bwaba mu minsi 2 gusa, kandi bari kubikora dore ko abami bose bari barabyifuje mu myaka myinshi yari ishize. Hiroshi nawe yari yamenye amakuru, nyamara kuko umwana we yari muzima kandi yahawe amakuru ko ari bugere ibwami mu mahoro, agahura n'uwari kuzamubera umugore, ntiyahangayitse cyane. Kubana kwabo byari kuba ari intsinzi y'igihe kirekire. Icyakora asabye ko abasirikare bari bapfuye bahabwa icyubahiro, dore ko kubavana munsi y'ubwo butaka bwari bwabiyubitseho ngo bashyingure mu cyubahiro butari gukunda. Bafashe akanya barabaririra, gusa umwami ababwira ko bakwiriye no kwishimira ko umuhungu yahujwe n'umwamikazi w'ahazaza. Zeri yari kuzaba umwami, Korete ubwo akazamubera umwamikazi. Uwo munsi Zeri yabyutse mu gitondo izuba ryavuye, yakangutse asanga Liyana yamushyirije amazi, yamuteguriye n'igitambaro cyo kwihanaguza. Nabo nubwo bari abanyacyaro, bari bazi ko bagerageza bagatuma umwana w'umwami akoresha ibintu bisirimutse, bari bamuteguriye amazi mu cyo gukarabiramo kimeze neza, mu gitambaro cyo kwihanaguza bateramo umubavu uhumura.
Umwana w'umwami yamaze koga yihanaguye impumuro yo mu gitambaro imuzamurira amarangamutima, yayihuje n'ubwiza bwa Rihanna bituma akomeza kucyihanaguza kandi amazi yamushizeho. Yavuye mu bwogero bamuha ikaze ku meza, bari bamuteguriye ifunguro ryoroheje ririho umugati. Yaraje Rihanna amwicara imbere ariko atamureba mu maso. Ubusanzwe ntibyabaga byemewe kwitegereza cyane abantu bo mu nzego zo hejuru, nawe yaramuri imbere yubitse umutwe. Ariko Zeri yashatse kumushimira ko bakoze umugati mwiza, bongera guhuza amaso. Yanze kureba ku ruhande, Rihanna nawe ntiyareba ku ruhande, bombi bakomeza kurebana ashira amasegonda 30. Zeri yibutse ko umukobwa agiye kureba ashobora kuba ari inzu nguwo, ko agiye kureba afite ubwiza nk'ubw'ibigirwamana byabo byo muri icyo gihe. Anibuka ko nawe ubwo ari igikomangoma, maze areba ku isahani yifatira undi mugati, asoma no ku gikombe cy'icyo kunywa bari bamuzaniye, ariko kwitegereza cyane Rihanna. Gusa yaramubwiye ati uteka neza kandi imigati yawe iraryoshye. Rihanna yaramwenyuye, Zeri yongera kubona uko yamwenyuraga bimugumamo. Uwo mwanya we n'abasirikare be barahagurutse baragenda. Zeri n'abasirikare be bagiye batungurwa n'ukuntu hari hateguwe guhera ku muhanda werekezaga ibwami nko mu birometero 3 uvuyeyo. Ku muhanda bari bahashyize indabo nziza, bahashyize imitako, banashyize abaririmbyi ku ruhande bahagaze ku nkengero hirya no hino, umuhanda wasigayemo hagati. Aho amafarashi yabo yaje anyura bari bahashashe ibyatsi byiza cyane bihumura. Abaririmbyi baririmbaga indirimbo nziza zimurata ibigwi, akibaza ati ubuse koko na data baje kumusura yategura ibintu nk'ibi. Ibyo byamwishe mu mutwe, atekereza ko igikomangomakazi Colette warenze kuri ibyo byose. Bakomeje kunyura muri abo baririmbyi bagera ku marembo y'ingoro ahari abasirikare bari mu karasisi, kandi ku karasisi nako kakorwaga kuko nyine bari baje. Abo nabo babanyuzeho, bakinjira mu ngoro babona uko hari hateguwe barumirwa. Abakobwa beza cyane bari bashyizwe hirya no hino, inyuma hari abasirikare. Babanyuzeho Zeragera mu cyumba cyari cyateguriwe abashyitsi, aho yasanzemo umwami yiteguye kumusohoza. Kitani mu cyubahiro cyinshi aramusohoje amuha ikaze. Abasirikare bari bazanye nabo bahawe imyanya, maze abaje n'abagaragu babazanira ibyo kunywa byo kubamanurira ivumbi ry'inzira bari banyuzemo. Imbere hari abakobwa babyinaga imbyino zo muri icyo gihugu, abandi bari kuririmba, ari ibirori bikomeye. Mu mutwe wa Zeri yaribazaga ati niba ari kuza kureba umukobwa byatumye bategura batya, aho ubukwe bwo buzaba bumeze bute? Ese umukobwa wasate uko biri kose arusha ubwiza ibi byose byateguwe? Nyuma yo kubakiriza ibyo kunywa, divayi nziza yarushaga izindi kuryoha mu gihugu, umwami yasabye ko Colette aza. Habanje gusohoka abakobwa beza, kandi basohokaga bose yabagereranyaga na Rihanna, akabona Rihanna ari nk'inuma abandi ari ibikona, yaba inama abandi bakaba amasega. Ari mwiza cyane kurya atari kubagereranyaga abona aho ahera. Rihanna yari mwiza kubarenza nubwo nabo bari beza. Nyuma haje Colette yambaye imyenda myiza cyane imwegereye bidakabije, inyuma hari urukanzu runini rwakondoraga hasi. Akimubona yahise abyibwira ko ari we gikomangomakazi, ariko mu mutwe we hahita haza muzanzozi yarutaga ari kumwe nawe mu ishusho ya Rihanna arababara. Mu mutima aribwiye ati iyaba wenda ari nka Rihanna cyangwa se nk'abakobwa bamubanjirije, bamwe mu baririmbyi bo ku muhanda bamurusha ubwiza. Yarahagurutse yegera imbere aramuhobera. Umubavu yari yisize yumvaga umeze nk'ubwoya bw'ihene butwitswe mu muriro, mu gihe uwa Rihanna wari wamuhumuriye nk'indabo nziza cyane. Muri wo umujinya w'uko uwo mukobwa atari mwiza nk'uko yabitekerezaga watangiye gutuma ibintu byose abibona nabi. Mu gihe yaramuhobeye yarihanganye apfa kumubwira ati nari mfite amatsiko yo kukubona. Yamurebye mu maso agerageza kumwenyura, Colette nawe amera nk'uwo bahagaritse ibitekerezo. Mu by'ukuri nubwo Zeri yari umusore, yari afite uburanga butangaje, yari mwiza cyane, yari umusore muremure, Colette amugera mu bitoza, afite uruhu rukeye kandi runyerera. Yaramurebye agerageza kumusekera, bombi baramwenyura. Colette we yumvise nk'ari mu yindi si y'ibyishimo bidasanzwe. Nyamara Zeri we yari ari kugereranya ubwiza bwa Rihanna wasekaga nk'izuba rirashe nyuma y'umwijima w'icuraburindi. Mu mutima arababara cyane. Colette nawe yaragerageje ngo aravuze, avuga mu ijwi rikomeye nk'iry'abagabo, kandi muri we yaratuje. Zeri kwihangana byaramunaniye, azenga amarira mu maso. Colette we yarahwereye yibwira ko umusore azenze amarira mu maso kubera kumwishimira. Nyamara Zeri we mu mutima aribajije ati ubu se uyu niwe nakuze bansezeranye imyaka yose maze ku isi? N'ibindi Rihanna afite ijwi ryoroshye. Rihanna we yavuga ijambo afite agahinda n'umubabaro ngatoza, ariko uyu nguyu we mu gihe nawe afite amahoro yavuga nkumva afite ibibazo. Ubu koko uyu ni watumye abasirikare banjye barenga 50 nari naratoranyije mu ntwari z'ibwami bapfa. Agahinda kakomeje kumwica, abamubonye bakagira ngo nuko yapfushije abasirikare. Nyambara yarababajwe n'iyo sura idashamarije y'uwo mukobwa w'igikomangomakazi. Byose yabigize ukurenzaho muri we. Uko yanengaga uwo mukobwa niko Colette we yamwishimiraga, ndetse Colette yahise yegera se aramuhobera cyane, aramwongorera ati uyu si umusore ni umumarayika, uyu ni ubugingo bwanjye bwari butegereje. Nari igice none mbonye unyuzuza. Data nari ibyanjye byose kubwe, nareka kuba n'igikomangomakazi nkamubera umucakara mu gihe naba nzi ko naba nkunda by'ukuri. Uyu niwe mutware wanjye w'ahazaza, niwe ukwiriye kukubera umukwe. Kitani yagize ngo umukobwa arasaze, nyamara urukundo yari yakunze uwo musore rwari ruri hejuru cyane.
Ikibazo cya Zeri we yari yibereye mu kugereranya gusa, maze yongorera Yashiri wa musirikare we yakundaga cyane nawe amukunda ari inshuti zikomeye. Aramubaza ati ese amaso yawe ni mazima kandi amatwi yawe ari gukora neza? Yashiri ati nyagasani, amaso yanjye ni mazima cyane kandi amatwi yanjye ari kumva neza kurusha ikindi gihe cyose. Zeri ati yumva mfite imitima ibiri, umwe nari kuwumuha ariko nkamuha umutima woroheje, umutima udahenze kuko waba ufite agaciro. Naho uriya mukobwa Ariana sinifuza gutera Colette agahinda ariko sinifuza no kwibabaza ngo yishime. Yashiri yaramwongorera amubwira ati nyagasani sigaho, reka twishimire ibyo dusanze, urugendo ni rurerure, tuzaganira dutashye. Bino bintu wibimbwirira hano nubwo uri kuvuga gake cyane. Igikomangomakazi cyari cyateguriwe intebe hirya iruhande rwa se, noneho Zeri nawe yicaye hakuno ku ntebe. Bari bateganye barebana mu maso, bazanye ibyo kurya basangira baganira. Colette kurya byenze kumunanira, amaso yanze kuva kuri Zeri. Zeri we yitaye ku byo kurya, mu mutima avuga ati nubwo naruhiye ubusanza muri iki gihugu, wenda reka nirire ibyo kurya kuko ibyo kurya birusha uyu mukobwa ubwiza. Reka mbe mbyitayeho ntatahira ubusa. Iwabo nibyo batekaga nk'ibwami, ariko Kitani yari yategetse ko bateka neza kurusha indi minsi yose. Uwo mukobwa we yari imfura, nibwo bukwe bwa mbere ari kubakoresheje. Umubano we na Hiroshi wari ugiye gukomera ku rwego rwo hejuru. Yumvaga yakora buri kimwe kugira ngo Zeri atahe yishimye, iyo nkuru nawe yijyane ibwami ku buryo nabo bari kubishimira kurushaho. Kandi yifuzaga ko Zeri asaba ko ubukwe buba vuba. Bamaze kurya bakomeza kuganira. Igihe cyarageze babaha umwanya wa bonyine ngo bajye kuganirira mu busitani. Umwami yarabarebaga akabona baberanye, naho akivugisha ati umukobwa wanjye nta kabuza yagombaga gukunda uyu musore. Zeri ni umuhungu mwiza cyane birenze, nanjye nubwo ndi umugabo ndi kubibona. Zeri we mu mutima yarivugishaga ati iyaba ubwiza bwa Ariana ari wowe ufite nari kwishima, none ndumva mbabaye kuko ndafashe umwanya wanjye nkaza kumureba. Icyakora nzajya nishimira ko nabonye Ariana, kuko abasirikare banjye bagapfa kubera Colette. Baratemberanye, Colette agenda amwereka buri kimwe. Yari yanakuyemo cya gikanzu cyagendaga gikondora hasi, yasigaranye imyenda nayo yari ikozwe mu budodo. Nyamara Zeri yabonaga ataberewe, yareba uko yareshyaga, uko yasekaga, uko yagendaga, akabihuza n'ibyo Ariana akabona ntacyo Colette aricyo cyatuma amusarira. Bahagaze gato, Colette amureba mu maso aramubwira ati ndagukunda cyane, nagukunze bakikumbwira kuva ndi muto, uyu munsi nagukunze cyane kurushaho. Zeri yaramushimiye, we ntiyavuga amagambo y'urukundo, ndetse yamusabye ko bareka gutembera, anabwira umwami ko batari buharare. Kitani yaramwinginze aramubwira ati twateguye aho kurara, turabizi ko mutagera mu gihugu cyanyu hakiri kare muramutse mugiye iki gihe. Mugeze hano hashize amasaha 3, ni gute wavuga ngo muratashye kandi ibirori rwo bigiye gutangira? Note nari nje kureba umukobwa data yambwiye ko ndashyingiranwa nawe, namubonye, nifuza kujya iwacu ngabanza kuruhura mu bitekerezo. Buri kimwe kiri kuba kiri gutuma ntekereza ko abasirikare banjye baguye munsi y'umusozi, bari inshuti zanjye bose. Kitani yumvishije agahinda ke arambwira ati niba wifuje gutaha nta kibazo rwose, ndabaha abasirikare banjye babaherekeze. Kitani ati mfite abasore banjye 5, nkagira n'abasirikare nawe n'umutware, kandi nta rwango ruri hagati yacu ku buryo abantu bawe baza kutubuza kugira amahoro. Bihorere rwose, ndakeka n'abandi turi buze guhura nabo. Kitani ati ibyago ntibiteguza, nifuza kuguha n'impano ukazijyana ukaziha umwami kuko nimwasubira imbokoboko. Zeri ati uvuze impano nibuka zatwawe n'inkangu. Kitani ati ni umuco wacu ko duhana impano, ihangane ngo abasirikare bo kuze gutwaza. Yaremeye muri mu masaha nyuma ya saa 6 arabasezerera, ariko yabanje kongera kumusaba kwihangana bakarara kuko abonaga bashobora kuza kurara mu nzira. Urugendo rwari rurerure cyane, nyamara Zeri yarabyanze, amubwira ko nk'umuntu watakaje abasirikare benshi adakwiriye gutinya kurara mu nzira. Kitani ntacyo yari kurenzaho, ntiyarazi niba umuhungu yishimiye umukobwa cyangwa yamunenze, icyo yabonaga karagahinda mu maso ye gusa. Baragiye, abasirikare b'ibwami bashaka kubanyuza mu yindi nzira, ariko Zeri ababwira ko bagomba gusubira mu nzira banyuzemo baza. Barabyemeye. Ijoro ryatangiye kugwa, abasirikare bamusaba ko bajya gucumbika ku mutware, nabyo arabyanga, ahubwo yakomeje kubayobora bagera muri ka gace ko kwa Ariana hagana saa 4. Zeri yabasabye ko ariho bajya kurara. Yifuzaga kwivura umunabi yaretewe no kubona umukobwa mubi nka Colette. Si uko Colette yari mubi, ariko ntiyari mwiza nka Ariana. Byari kuba ari nko kugereranya urumuri rw'ukwezi n'urw'izuba. Bageze kwa Ariana basanga baryamye. Kwa Ariana ntibari bazi ko bari bugira abashyitsi bakakira umwana w'umwami nanone. Icyakora abasirikare babiri muri bo bari babanjirijeyo bababwira ko baje. Bahageze basanga amatara bayacanye, Ariana akarabye mu maso ibitotsi byashize. Daikiri nawe yari yakangutse biteguye kwakira Zeri. Zeri yaje bamwenyurira nkaho nta cyabaye, baramuhobera. Yageze kuri Ariana bisa nko kwivura agahinda, yitsa umutima amurekura haciye akanya. Mu kumuhobera yumvise umutima ugiye hamwe, akumva nta bindi byishimo yagira nkabyo. Uwo mugoroba kwa Ariana bari bamaze ibyo kurya, bahise bashyashyana mu byo gutegura ibyo bari burye. Ababyeyi bategura ibyo kurya by'abasirikare, mu gihe Ariana na Daikiri bo bagombaga gukorera igikomangoma mu mugati wo kubanywesha inzoga. Zeri yarizihiwe rwose yibagirwa ko ari umwana w'umwami, asaba kujyana mu gikoni na Ariana na Daikiri akareba uko mu cyaro bateka. Abandi basirikare bo bari bacunze umutekano, ntibari no kwicara.
bakomeje guhagarara, bamwe barinze inyuma y'urugo abandi bari imbere bahagaze. Yashiri ni wari uri iruhande rwa Zeri wenyine, bajyana no mu gikoni. Bageze mu gikoni Yashiri ajya ku ruhande, abapondifa afatanyije na Daikiro wari ufite inkuru zasetsa n'umuntu wapfushije, mu gihe Zeri na Riya nabo bari gufatisha umuriro baganira. Icyo gihe bwo yari atuje nta magambo menshi afite. Ubwiza bwa Riyana nibwo yari yabonye ko burenze koko. Basoje gukora imigati bafatanyije, baza ku meza barayisangira, mu gihe ababyeyi nabo bari bakomeje gutegura ibyo kwakiriza abasirikare. Iryo joro baraye baganira bagera saa 9. Bararyamye buke bakomeza urugendo, ariko mbere yo kuhava Zeri yakuyemo igikoma yari yambaye acyambika Riyana, aramwongorera ati ni wowe muntu nishimiye kuva nabaho. Riyana, urukundo nagukunze nkikubona ntiruzatuma ntuza. Nagukunze kandi ndifuza ko wazambera umwamikazi mu gihe ntazaba narabaye umwami. Yaramuhobeye amusezeraho, Riyana asigara ameze nk'igiti, ameze nk'uwakubiswe n'inkuba. Yabuze icyo amusubiza, amureba afite ubwoba. Zeri aramubwira ati nzagaruka vuba umpe igisubizo. Yasubiye iwabo aherekejwe n'abasirikare bari bazanye impano. Mu nzira baza yaje aganira na Yashiri, baza bagereranya abakobwa babiri, Riyana na Korete. Zeri yanabwije ukuri Yashiri, aramubwira ati sinzabana na Korete, nzabana na Riyana, kandi nziza mubwiye ko nzagaruka kumubaza igisubizo ku rukundo rwanjye nawe. Yashiri yaramubwiye ati nibyo Riyana amurusha ubwiza, ariko ntabwo mwabana. Abami bombi bifuza ko nako si ukwifuza, ahubwo banzuye ko uzabana na Korete. Nubyanga uzaba urwanyije abami babiri, uzatuma bongera gushyamirana, intambara bahagaritse zibyoke. Bizaba bibi cyane, kandi uriya Riyana ashobora kuzicwa. Wibuke kuko wakunze Riyana ariko Korete yagukunze. Ibi bintu bitekerezeho neza. Niteguye kukurwanirira aho wajya hose, ariko ntuhitemo nabi. Bageze ibwami iwabo kwa Hiroshi, umwami akibabona bakirana urugwiro, kuko bari bararokotse inkango, kandi bakaba bari bazanye amakuru y'uko byagenze bajya kureba Korete. Yibwiraga ko umuhungu aramushimira, avuga ko yakunze Korete, ko bamuhitiyemo neza. We yaje asaba kujya mu cyumba akaruhuka, akaba ari kumwe na Yashiri baganira, abwira se ko bari buze kuganira mu ijoro amaze kuruhuka. Abasirikare bari bazanye impano nabo bahise basubirayo. Hiroshi yasigaye aganira nabo basirikare 4 mu bo bari barajyanye. Abo bo ntibari inshuti cyane na Zeri, gusa bari intwari mu kurwana. Babwiye Hiroshi bati Zeri yishimiye undi mukobwa utari Korete. Iri joro ryakiyanze kurara ibwami, adusaba kurara kuri urwo rwo baduhaye icumbi bwa mbere. Nawe utekereza ukuntu bishobora kuba byababaje Kitani kubona yanga kurara ibwami akaza kurara muri urwo rugo rwo mu giturage. Hiroshi yanze kubyemera, arababwira ati ndaza kwiganirira nawe bimbwire kuko ntiyakora iryo kosa. Nabo bati twanze ko wazabimenya nyuma kaduca imitwe kuko tutabikubwiye. Uwo mukobwa witwa Riyana yamutwaye umutima rwose, yamutwaye umutima kimubona, bituma atita kuri Korete. Nta masaha 3 twamaze kwa Kitani, yahise asaba ko duhindukira tujya kurara kuri urwo rugo rwo mu giturage. Hiroshi yarababaye, abagiye kwicara hamwe ngatekereza ingaruka zabamo kuko umuhungu waramutse akunda undi mukobwa utari Korete. Ikibabaje nuko burya umwami Kitani yari yohereje abasirikare bo gutwara impano nk'abatasi. Bo ntibari bagiye kureba ibwami kwa Hiroshi cyangwa banejejwe no kujyana impano, ahubwo bari basabwe kuza kureba aho Zeri ari burare mu nzira n'ikiganiro ashobora kuza kugira kuri Korete. Nubwo bwose yari yatashye yongorerana na Yashiri, batigeze bavugana ngo babumve. Abo basirikare b'abatasi bari babonye ko yaraye kwa Riyana, kuva ku kumusuhuza, uko bajyanye mu gikoni bagasangira, uko yari yishimye, uko yatashye agasiga amuhaye agakomo, amuhobeye kandi amwongoreye, byose baragiye babibwira umwami Kitani. Banarengejeho ko uwo mukobwa kuko ari mwiza, bemeza ko icyatumye ahita ataha ahubwo ari uko yaramukumbuye. Mu gihe bagendaga, Korete yari yasigaye aganiriza asa amubwira ko kuva yavuga aribwo abonye umusore agahita amukunda, ko yakunze Zeri cyane. We yumvaga babakorera ubukwe muri icyo cyumweru. Kitani rero kumva iyo nkuru y'umukobwa wundi byaramubabaje cyane, kuko uwo mukobwa ari mu bwami bwe, nta kindi yatekereje gitari kuzohereza abasirikare ngo bamwicane n'umuryango we wose. Ntihise abohereza uwo mwanya, ahubwo ategereje kubanza kuvugana na Hiroshi biciye mu ntumwa ngo babaze niba umuhungu yashimye umukobwa we, bafate gahunda y'ubukwe hakiri kare. Nubwo Zeri koko yari kuba yakunze Riyana, ariko akaba yakwemera kubana na Korete, ntihari kuba harimo ikibazo. Nawe yari umugabo abizi ko yabona undi mugore akamwishimira, ariko ntahite yirukana uwo babana ngo uwo wundi abe ari we babana. Ku mugoroba Zeri rero yaganiriza se, amubwira ko atishimiye umukobwa kandi ko atakwemera kubana nawe. Umwami atagiye kure yamuciye mu ijambo aramubaza ati uwo mukobwa ngo Riyana niwe waba ukuri mu mutwe, niwe wakunze? Nawe ati data sinzabana na Korete, niba ari ikiguzi wishyuye ngo bibe ugisubize, kandi niba hari icyo wahawe wowe ugihebe, sinzabana nawe. Hiroshi yaramubwiye ati nizere kuri kuganira ushaka kumva ikimvamo, mwana wanjye ndagukunda kandi nawe ndabizi ko nkunda. Wishaka kubura intambara imaze imyaka 20 irenga ihagaritswe, wishyira ibyago ku muryango waguhaye icumbi, kuko bidakozwe nanjye byakorwa na Kitani. Nta cyahagarika ko ubana na Korete. Ntabwo umukobwa nk'uwo uciriritse yatuma imipango yo kubaka igihugu isenyuka, kandi twaramaze igihe kirekire tubipanga. Dusoreje igice cya mbere cy'inkuru ya Zeri na Riyana. Mu gice cya kabiri uratekereza ko ari biki biraba bikubiyemo? Tubwire muri comment. Ni icyo uri gutekereza ko kiri buze kuba kiri mu gice cya kabiri?